Uko imyaka igenda yiyongera niko umubiri w'umuntu ugenda uhindagurika. Iyo umuntu afite imyaka 40 kugeza ku myaka 60, atangira guhura n'impinduka zitandukanye zirimo kugabanuka kw'imbaraga z'umubiri, kwiyongera kw'ibiro, kugabanuka kw'imikaya ndetse no kwiyongera kw'ibyago byo kurwara indwara zidakira nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara z'umutima ndetse na diyabete. Ariko inkuru nziza ni uko imirire myiza ishobora kugira uruhare rukomeye mu kurinda no kugabanya byinshi muri ibyo bibazo. Abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko guhitamo ibiribwa byiza nyuma y'imyaka 40 bishobora gufasha umuntu gukomeza kugira imbaraga, kugira amagufa akomeye, umutima ukora neza ndetse n'ubwonko bugakomeza gukora neza. Niyo mpamvu abantu benshi bibaza batese ni ibihe biribwa umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya. None se ni iki ibyo biribwa bimufasha? Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiribwa by'ingenzi umuntu ugeze muri iki cyiciro cy'ubuzima akwiye gushyira ku meza ye buri gihe uko afunguye. Komeza ukurikirane video yose kugera ku musozo, uraza kumenya amabanga yihariye y'imirire ishobora kugufasha cyangwa se gufasha uwawe kubaho neza no kuzasaza neza. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Miriam. Naho mukanya. Iyo umuntu agize imyaka 40 kugeza ku myaka 60, umubiri utangira kugira impinduka zitandukanye nk'uko twabivuzeho tugitangira. Imikaya igatangira kugabanuka, amagufa ntaba agikomeye nk'uko byahoze mbere, ibyago byo kurwara indwara z'umutima zikiyongera, umuvuduko ukabije w'amaraso n'isukari nyinshi mu mubiri ikiyongera cyane. Niyo mpamvu imirire myiza kandi iboneye muri iyi myaka iba ifite uruhare rukomeye mu kubungabunga ubuzima. Ikiribwa cya mbere umuntu ugize imyaka 40 kugera ku myaka 60 agomba gufungura ni amafi arimo omega 3. Amafi nka sardine, salmoni, tuna ndetse na makero afasha mu kurinda indwara z'umutima, akagabanya uburibwe mu mubiri, anagabanya ibinure bibi mu mubiri, agafasha ubwonko gukora neza kandi akagabanya ibyago byo kwibagirwa uko imyaka igenda yiyongera. Ku muntu ugize imyaka 40 kugera ku myaka 60 ni byiza kurya amafi nibura inshuro 2 cyangwa se inshuro 3 mu cyumweru. Ikiribwa cya kabiri kandi umuntu ugize imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba gufata mu mafunguro ye ni ukurya amagi. Amagi asanzwe ari isoko nziza ya proteine, akaba afasha gusana imikaya, agafasha ubwonko gukora neza, agafasha amaso kugira ubuzima bwiza, kandi amagi arimo vitamine B12 ikenewe cyane muri iyi myaka. Kurya igi rimwe cyangwa se amagi 2 mu cyumweru bishobora kugirira akamaro kanini umuntu utangiye kujya azengerezwa na bimwe mu bibazo twavuze byibasira abageze muri iyi myaka. Naho ikiribwa cya gatatu abantu bafite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 bagomba gufungura mu mafunguro yabo ya buri munsi ni amata n'ibiyakomokaho. Amata, fromage na yawurute bikungahaye kuri calcium ifasha amagufa gukomera, ikanafasha amenyo kuba mazima, ikanagabanya ibyago byo kuvunika amagufa. Ku bantu bafite imyaka 40 kuzamura calcium bari ingenzi cyane kubera umubiri wabo uba utangiye kwibasirwa n'ibibazo bitandukanye. Ni ngombwa rero kutibagirwa gufungura amata n'ibiyakomokaho mu ifunguro ryawe rya buri munsi kuko agira calcium ihagije kandi umuntu ufite imyaka 40 kuzamura akaba yikenera ku gipimo cyo hejuru cyane. Ikiribwa cya kane umuntu ugize imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya ni lentille. Lentille ni ibinyamisogwe bifite intungamubiri nyinshi zifasha kugenzura isukari mu mubiri, zigafasha kubaka uturemangingo tw'umubiri, zikanongera amaraso kandi zikarinda umutima kurwara indwara zihutiyeho. Naho ikiribwa cya gatanu umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya ni soya. Soya ni kimwe mu biribwa bikungahaye kuri proteine, ikaba ifasha kubaka imikaya, zikagabanya ibinure bibi mu mubiri bizwi ku izina rya cholesterol, zikarinda umutima kandi zigafasha amagufa cyane. Soya zishobora kuribwa mu buryo butandukanye, ushobora kuzishesha ukajya urya isosi ya soya, ushobora gukoramo amata ya soya ukajya uyanywa kenshi gashoboka, ushobora no gukoramo tofu maze ukajya uzirya mu mafunguro yawe ya buri munsi.
Ikiribwa cya gatandatu umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 atagomba kubura mu ifunguro rye ni ibishyimbo. Mu bishyimbo tubonamo ibishyimbo bitukura, inkori, ibishyimbo by'umweru hamwe n'amashaza, bikaba byongerera umubiri vitamine kandi harimo fibre nyinshi, bikaba binagabanya ibibazo byo kuribwa mu nda, bikaba byifitemo proteine zihagije, bikaba bifite n'akamaro gahagije ko kugenzura isukari yo mu maraso. Umuntu ugeze muri iyi myaka rero aba agomba gukora uko ashoboye ku buryo iri funguro ritabura mu biribwa bye bya buri munsi. Ikiribwa cya karindwi umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya mu mafunguro ye ya buri munsi ni imineke. Imineke ikungahaye kuri potasiyumu ifasha kugenzura umuvuduko w'amaraso, ikagabanya kuribwa mu mikaya kandi ikanongerera umubiri kugira imbaraga zihagije. Ikiribwa cya munani umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya ni avoka. Avoka irimo amavuta meza afasha umutima gukora neza. Avoka kandi ifasha kugabanya ibinure bibi mu mubiri, ifasha ubwonko gukora neza, ikanatanga potasiyumu ifasha ku muvuduko w'amaraso. Naho ikiribwa cya 9 umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya ni imboga rwatsi. Mu mboga rwatsi harimo dodo, epinari, sukuma wiki ndetse n'isombe, zikaba zikungahaye kuri vitamine nyinshi zifata mu igogorwa ry'ibiryo, zikarinda indwara z'umutima, zikaba zinifitemo fibre zihagije, zikanafasha amaso kureba neza. Ikiribwa cya 10 kandi umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya mu mafunguro ye ni inyama zitukura zirimo ibinure bike. Izi nyama zitukura zirimo ibinure bike zikungahaye ku ntungamubiri nka zinke, vitamine B12, iron, ariko biba byiza cyane kurya izi nyama ku rugero rukwiye. Naho ikiribwa cya 11 umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya kenshi ni karoti. Karoti zirimo beta carotene nyinshi zifasha kurinda amaso, ikongerera umubiri ubudahangarwa, ikanarinda uruhu mu buryo butandukanye, maze umuntu akagumana itoto nubwo imyaka iba ikomeje kwiyongera. Ikiribwa cya 12 umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya ni imbuto zitandukanye. Muri izo mbuto harimo amacunga, amapapayi, imyembe, pome, inanasi ndetse na watermelon, kuko zifitemo akamaro kanini ko kongera ubudahangarwa bw'umubiri maze ntarwaragurike, zigafasha mu igogorwa ry'ibiryo, zigafasha mu kurwanya indwara z'amaso zibasira abageze muri iyi myaka, zikanafasha uruhu ntirwumagare kandi zikaba zongera n'amazi mu mubiri. Ikiribwa cya 13 umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 atagomba kwirengagiza gufata ni amazi. Amazi ni ingenzi cyane muri iyi myaka kuko afasha kongera imikorere myiza y'ingingo zose, akarinda kuribwa mu nda, akanafasha kugenzura ubushyuhe bw'umubiri muri iyi myaka isatira izabukuru. Ikiribwa cya 14 umuntu ufite imyaka 40 kugera ku myaka 60 agomba kurya ni inyama z'inkoko. Inyama z'inkoko zitanga proteine nziza zifasha kubaka imikaya no gusana uturemangingo tw'umubiri ku bantu bageze muri iyi myaka. Naho ikiribwa cya 15 umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya ni ubunyobwa. Ubunyobwa burimo proteine, magnesium n'amavuta meza bifasha umutima, imikaya ndetse n'ubwonko. Naho ikiribwa cya 16 umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 agomba kurya kenshi ni ibijumba. Ibijumba birimo vitamine A, harimo potasiyumu na fibre, bikaba bifasha mu kurinda amaso, umutima, bikanafasha kandi mu igogorwa ryiza ry'ibiryo. Umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 akwiye kwibanda ku biribwa karemano, imboga n'imbuto byinshi, proteine zihagije, amazi menshi no kugabanya isukari, kugabanya umunyu mwinshi no kugabanya kurya ibiribwa byatunganyirijwe mu nganda. Iyo ubikoze gutya bigufasha gukomeza kugira umutima umeze neza, kugira ubwonko butekanye, amagufa agakora neza ntavunike, ukagira imikaya myiza, maze ukagira ubuzima bwiza muri rusange. Imyaka iri hagati ya 40 na 60 ni igihe cy'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu, kuko ni igihe umubiri utanga umusaruro mwiza, ariko kandi ugatangira kwerekana impinduka ziterwa no gusaza buhoro buhoro. Niyo mpamvu imirire myiza bimwe mu ntwaro zikomeye zifasha umuntu gukomeza kugira ubuzima bwiza, imbaraga zihagije
no kwirinda indwara nyinshi zikunze kwibasira abantu bageze muri iki cyiciro cy'ubuzima. Twabonye ko ibiribwa nk'amafi, amagi, amata n'ibiyakomokaho, ibinyamisogwe, imboga rwatsi, imbuto zitandukanye, ubunyobwa n'ibinyampeke byuzuye bifasha umubiri kubona intungamubiri z'ingenzi. Izi ntungamubiri zifasha gukomeza amagufa, kubungabunga imikaya, kurinda umutima, gufasha ubwonko gukora neza no kongerera umubiri ubudahangarwa buhagije. Umuntu ugeze muri iyi myaka rero aba agomba kwirinda kurya cyane cyane ibiribwa byatunganirijwe mu nganda kuko bikunda kubamo isukari nyinshi ndetse n'umunyu mwinshi, cyangwa se ugasanga akenshi birimo n'amavuta menshi. Nubwo ibi biribwa byo mu nganda bikunda kuryoha, ariko bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso n'indwara y'isukari izwi ku izina rya diyabete. Umuntu ugeze muri iyi myaka kandi aba agomba kunywa amazi ahagije kuko afasha impyiko ze gukora neza, akanagabanya umunaniro ndetse n'ibindi bibazo bibi bitandukanye byibasira umubiri we. Nubwo iyi video yibanze ku biribwa umuntu ufite imyaka 40 kugeza ku myaka 60 akwiye gufungura, ariko si cyo cyonyine cy'ingenzi. Umuntu ugeze muri iyi myaka aba agomba gukora imyitozo ngororamubiri kuko nayo ni umufatanyabikorwa mwiza kandi ukomeye w'imirire myiza iboneye muri iki cyiciro cy'ubuzima. Iyo uhisemo kurya neza no kunywa amazi ahagije, ukirinda ingeso zangiza ubuzima muri rusange, uba uri gushora imari ifite agaciro kanini mu buzima bwawe bw'uyu munsi ndetse no mu bw'ahazaza mu myaka iri imbere. Ndagushimiye cyane wowe ukunda kubana natwe mu biganiro byacu bitambuka kuri uyu muyoboro. Dusangiza igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi yawe muri komenti cyangwa se kuri nimero ya WhatsApp ubona hasi muri description. Mugire amahoro naho ubutaha.